Reka nanjye mbahe ikaze mu mwanya w'ikiganiro Salus Quiz. Aka gace tugezemo ni agace kahariwe ubushakashatsi bwimbitse ku kintu runaka. Njye muri kumwe nitwa Christophe Wizeye. Muri iki gice reka tunyarukire mu bumenyi bw'isi gato. Ikirunga cya Nyiragongo ni kimwe mu birunga bicyaka bitarazima, ibyo twita active volcanoes cyangwa se volcan active. Iki kirunga ni kimwe muri bike bisigaye kuri iyi si kandi bihangayikishije abayituye kubera ko bitarazima kandi bihora bigaragaza ibimenyetso by'uko bishobora kuruka umunsi ku munsi. Tugiye kureba byinshi ku miterere y'iki kirunga, tunareba icyo ubushakashatsi bukigaragazaho uyu munsi. Ikaze mwese. Ikirunga cya Nyiragongo ni ikirunga kirumbaraye ku butaka bw'ahahoze ibirunga bibiri byabayeho kera cyane, harimo icyitwaga Balatu ndetse na Shahelu. Kikaba kiri mu birunga bihangayikishije abatuye isi muri rusange, kuko kiri mu birunga byanze kuzima, biri active, bihora bigaragaza ibimenyetso byo kuruka. Aha kikaba kiri mu byerekana ko igihe icyo ari cyo cyose cyaruka bitewe n'ubukana gihorana, bwiganjemo kurekura umwotsi, umuriro n'imyuka cyangwa se gases ihumanya buri munsi. Nyiragongo ni ikirunga giherereye muri parike ya Virunga, kikaba kibarizwa mu gihugu cya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ku ntera y'ibirometero 15.5 uvuye mu mujyi wa Goma. Kikaba kandi giherereye ku ntera y'ibirometero 23.9 uvuye mu mujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iki kirunga gifite uburebure bugera kuri metero 3470. Aha ni igihe ubariye ku gipimo fatizo cy'inyanja. Kikaba kibarirwa mu muryango w'ibirunga bikaze witwa stratovolcano, ibirunga bisohora urukoma rushyushye, amazuku n'ibyotsi byinshi, lava and ashes. Nk'uko inyandiko z'imbuga zitandukanye nka Virunga Volcanoes, Nyiragongo.com, Volcano Discovery ndetse n'abashakashatsi bakomeye barimo uwitwa Diane Forzy na John Sachs batangaza ko igihe Nyiragongo yaba yaratangiye kurukaho kitazwi neza, ahubwo igihe kizwi haba ari ubwo ubushakashatsi kwiruka ry'iki kirunga bwatangiye kwandika. Aha ni ukuva mu mwaka w'1882. Uhereye muri uriya mwaka kugeza muri 2019, ngo iki kirunga cyaba kimaze kuruka inshuro zigera kuri 34 zikomeye cyane kandi zizwi. Kuva ubushakashatsi kuri iki kirunga bwatangira kwandikwa muri uriya mwaka w'1882, ntikigeze kizima na rimwe kugeza n'uyu munsi. Iyo uhagaze mu mijyi ikitegeye irimo umujyi wa Goma wo muri Congo cyangwa se umujyi wa Rubavu wo mu Rwanda, cyane mu masaha y'ijoro, ugatera ijisho ku gasongero k'iki kirunga, uhita ubona umuriro waka n'ibyotsi bicucumba biva muri iki kirunga. Ibyo bibasha kuboneka mu masaha y'umugoroba, ariko no mu yandi masaha y'amanywa niko biba byiriwe. Gusa kubera urumuri rw'izuba biba bigoranye kureba uwo muriro n'ibyotsi ku muntu utahegereye neza. Ibi nta kindi kibitera usibye impamvu.
aho kiriya kirunga giherereye hamaze guturika ku buryo ubutaka bwaho bubasha koroherereza isohoka ry'amazuku cyangwa se lava ava mu nda y'isi ashyushye cyane ku bushyuhe bubarirwa muri dogere Celsius 1200. Aya mazuku kandi mu gusohoka kwayo azaherekejwe n'ibyotsi bivanzemo imyuka ihumanya nka gaze carbonique cyangwa se CO2, monoxide de carbone ni CO, ndetse na dioxide de soufre cyangwa se SO2 n'ibindi byuka byinshi cyane, nuko ikazamuka igana mu kirere. Iki kirunga nubwo kugera ku gasongero kacyo bigoye cyane, ariko mu mujyi wa Goma wo muri Congo hari itsinda ry'abashakashatsi bahuriye mu kigo cyitwa The Goma Volcanic Observatory. Bahora bakurikirana hafi iki kirunga. Bimwe mu by'iki kigo kigaragaza nuko mu rugara rw'iki kirunga mwo rwagati harimo ikiyaga kigizwe n'amazuku cyangwa se lava ahora abira kandi yaka, ku buryo uyu muriro unacumburukamo umwotsi wiganjemo umucanga n'ivumbi cyangwa se dust, ku buryo binabujijwe ko hari indege yanyura hejuru yacyo kubera uyu mwotsi n'ubushyuhe buba buherekeje. Ibi byotsi n'ubushyuhe biramutse byinjiye muri moteri y'indege byateza impanuka nta kabuza. Ikindi kandi nk'uko bitangazwa na kiriya kigo gishinzwe gukurikiranira hafi ikirunga cya Nyiragongo, ngo ku munsi umwe gishobora kohereza umwotsi wangiza ikirere uri hagati ya toni 5,000 na toni 50,000 ku munsi umwe gusa. Iki kikaba kibarirwa muri natural pollution. Ibi byotsi biba birimo imicanga myinshi cyane n'amagaze yiganjemo dioxide de carbone, dioxide de sulfure ndetse na monoxide de carbone, ndetse na acide yitwa acide hydrochlorique n'ibindi binyabutabire byinshi byangiza cyane ubuzima. Ngo imiterere y'agasongero cyangwa urugara crater rw'iki kirunga gafite icyobo gifite uburebure bukabakaba 1.2 kilometero uganamwo hasi. Iki cyobo kandi kimanutse mu buryo bw'amadarage cyangwa se terraces, aho rwa rukoma rushyushye rwa lava ruhora rutugotera ruva mu kuzimu ariko ntirumeneke inyuma y'iki kirunga. Hari umushakashatsi witwa John Sarch amaze imyaka ikabakaba 33 yose akora ubushakashatsi bw'ibirunga, aho amaze gusura ibirunga bigera kuri 200 ku isi hose. Uyu John Sarch avuga ko iki kirunga cya Nyiragongo cyo cyihariye kandi bitewe n'umutekano muke wagiye uranga igihugu cya RDC, ngo byaragoranye cyane kugira ngo iki kirunga gikorerweho ubushakashatsi bwimbitse, bityo ngo hakenewe ko iki kirunga kigwaho bihagije kuko gifite umwihariko bitewe n'ibimenyetso kigaragaza byihariye ugereranije n'ibindi birunga bitarazima kuri iyi si ari byo active volcanoes. Nyiragongo iheruka kuruka mu buryo bugaragara mu mwaka wa 2002 hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere. Aha bitewe n'imitingito ikomeye iki kirunga cyateje ndetse n'urukoma rushyushye cyarekuye byangije umujyi wa Goma hafi 15%. Abantu barenga 10,000 basigaye ntaho bafiteho kuba, naho abarenga 400,000 bimuwe mu byabo. Iki kirunga ntikijya kizima na rimwe, ariko nta mpungenge ku batuye hafi yacyo, yaba abaherereye mu mijyi yegereye nka Goma yo muri RDC cyangwa se Rubavu yo mu Rwanda, kuko mu mujyi wa Goma hashyizweho itsinda rigizwe n'abahanga mu iruka ry'ibirunga n'imitingito bahuriye mu kigo cyitwa Goma Volcanic Observatory. Bahora bacungira hafi iki kirunga bareba umubare w'imitingito mito mito iterwa nacyo umunsi ku munsi, umunota ku munota, aho nibuze buri minota 4 baba bamenye uko bihagaze kandi bakagenzura nibuze mu minota 10 uko ubushyuhe buhindagurika. Abashakashatsi bahuriye muri iki kigo kandi bafite ubushobozi bwo kuburira abantu igihe iki kirunga cyaba kigiye kuruka nibuze mu byumweru 2 mbere y'uko iki kirunga kiruka. Murumva ko nta mpungenge z'uko iki kirunga cyazatungurana ukundi, kubera ko hari abashinzwe guhora bagikurikirana umunota ku munota. Murakoze cyane abo twari tubanye muri aka gace kahariwe ubushakashatsi ku kintu runaka.
kiracyari ikiganiro Salos Quiz, ntimugacikwe n'iki kiganiro cyuzuyemo ubumenyi n'ubuhanga. Njye nitwa Christophe Wizeye, abandi barakomeza.